murya weekend ryari. Yesu arabizi ko mutagize umwanya wo kujya ku kibuye, ku gisenge, ku mazi, gushyira ibirenge mu mucanga ngo murye isi, kuko ntabwo muri ab'isi. Uranyumva neza? Ab'isi bazi kuyirya, bakambara udukabutura, bakambara n'utugofero two kurya ubuzima. Abo barabizi kurya isi yo ni ya mwene muntu. Philosophers nuko bavuga ngo niyo mpamvu bazahagarara ku kirere, ngo nibyo bamukoreye no ngo baramubamba mu kubita imisumari, ngo ntabwo yagaruka gutaka bw'abana b'abantu. Philosophers n'abagome kandi byabaga bihiye neza. Uranyumva? Ibi byose ubona ngo wariye amateke, ngo ibijumba, ibi ni ibintu mugenda muvumburana. Ibyo by'amateke se ibintu urya ukabiri byunzwe, uwo muruhu wari waza mwese? Habonye ibintu urya waguze amafaranga yawe ukajya no kubiri byunzwe, wabiguze amafaranga yawe ukagira ngo uri muratongana. Hari ibiryo urya ukagira ngo uri mu ntambara, ukavuga se aho buru uyoborana. Iyo nshuti nanjye nzayumva, nanjye iyo nayipfira pe, irahari. Ivuga uti ko mbona muhise muhonga mu maso, reka gende ndimo ndigisha. Uranyumva neza? Ndimo ndigisha rero. Inshuti mubane kubwira ati rwose uri umuntu wo ku mutima, uri umuntu wo kwifishi. Sibyo? Bari kukubamba noneho kugira ngo ujyeyo, reka mbare ngira gute njyayo. Umuntu uzemera kukubambirwa muri iyi duniya atari Kristo, uzamunzanira hatumurebe. Vuga uti ne none se nabana mujya mu mugono n'igisasu nzakimira ko bwawe nta basore n'abakobwa. Ariko umuntu utakwemera gukubitwa ku bwawe ngo azamira igisasu n'ukuri kw'Imana. Iki giterane hari umuntu waje ufite gahunda, numvise hari umuntu unkozeho, hari umugore unkozeho, hari umubyeyi unkozeho, hari umusore unkozeho, hari umukobwa unkozeho, hari umugabo unkozeho, hari umuririmbyi unkozeho. Nabyumvise, numvise hari ikibaye. Numvise hari ikibaye muri quartier. Muri quartier ndumva hari ikintu kibaye. Tuvuze gukora kuri Yesu tuvuze iki? Nukugera imbere y'umwana akaguha icyo ukeneye, ukamubwira ibyo ukeneye, akakubera igisubizo. Asifiwe. Nukugurana ukamuhereza uburwayi, akaguhereza ubuzima, ukamuhereza agahinda, akaguhereza indirimbo, ukamuhereza ubushomeri, akaguhereza akazi, ukamuhereza ubugumba, akaguhereza umwana, ukamuhereza igisuzuguriro, akaguhereza icyubahiro, ukamuhereza biforma, ukamuhereza amarira, akaguhereza indirimbo, ugatahana indirimbo. Urwo mpfuye narwo ni rubi, nta mpamvu yo kuguma. Bibiliya iravuga ngo avaho yarari acomokokayo. Hari abantu benshi bashaka Yesu. Bibiliya iravuze ngo uyu mugore ukwizera yari afite dore uko guteye. Ni ukwizera guhesha ubuzima, ni ukwizera guhesha kubaho, ni ukwizera gufata ibyari bimeze nk'ibipfuye kugahita kubizura. Umugore avuga ati shingiye ku mbaraga numva muri uyu mugabo, niba akanwa ke karimo imbaraga, niba amaboko yarimo imbaraga, niba ibirenge bye birimo imbaraga, abasha kugendera hejuru y'inyanja nta bwato akeneye, nta basara akeneye. Uyu mugabo afite imbaraga zikomeye. Niba amaso ye abasha kureba n'umuntu urwaye abadayimoni, dayimoni zikavuza induru zikamusohokamo, uyu mugabo afite imbaraga zikomeye. Buriya imbaraga ziri muri Yesu ziri no mu myenda ye, imbaraga ziri muri Yesu ziri no mu ikanzu ye. Umugore akurura kwizera. Aravuga ati si ngombwa ko duhuza amaso, si ngombwa ko ambaza uko nafashwe, si ngombwa ko ambaza aho nivurije, shingiye ku mbaraga mwumvamo. Ninjira amahirwe nkakora ku mwenda, ku musozo w'umwenda gusa. Shimira Imana iduhaye uyu mwanya wo kuganira namwe. Turashimira n'abayobozi baduhamagaye kugira ngo tubane muri uyu mwanya w'amateraniro. Imana ibaha umugisha. Nitwa Vumiriya Jean Claude, ndi umugabo wubatse, ntuye Kagugu, nkunda Imana n'abantu bayo. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya tuganire, ariko mujya mundebera bari abaririmbye njya mbacunga nkabona mu mwanya wabo wabahara, ariko hageramo ijambo bagasohoka. Protokoli bajye babaducungira, bajye bakurikirana ijambo, ko niho bavana indirimbo, niho bavana n'ibindi. Mujye mubaturebera rero.
turasoma ijambo ry'Imana dusanga Mariko, muri Mariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko 5:25. Mariko 5:25. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko 5:25. Haravuze ngo nuko hariho umugore wari umugongo wari ubimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu ariko ntibagira icyo bamumarira ahubwo arushaho kurwara. Ku murongo wa 27 yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu amuturuka inyuma akora ku mwenda we kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Amen. 29 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri we yuko akize ki cya cyago. Amen. Asifiwe sana. Ndashaka tuvugana ijambo rivuga ngo Yesu arabishoboye. Niko turi ndi bubaganirize. Niba ndi buvuge n'ibindi ariko iryo jambo narigaruka inshuro nyinshi ko Yesu ageze gute abishoboye. Niko turi buvuge. Hariho abantu baza gusenga ariko asanga basohoka bavuga ngo nta mana twabonye. Gasanga abandi bakavuga ati twayibonye yari yaje yose. Abandi bagasohoka ngo ntayo twabonye. Ntibaza abo bantu twataramye bahari. Twasenze se bari basohotse. Iyo ugeze hano ni kimwe ariko ni gukora icyo usabwa ni ikindi. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Shaka kuvugana n'abantu batari mu butembere cyangwa niba waje udaherekeje umuntu. Kwa n'abantu bavuga batereka mbe 10 amasaha ngere hepfo hari mu bapeni be mpimbazaho gakeya wenda burababwira abo bantu intego yabo ni ugucuma amasaha. Ariko hari abandi bajya mu materaniro bakavuga ati iyo ngiye imbere y'Imana numva mu mutima wanjye hakeye, iyo ngiye imbere y'Imana numva amahoro, iyo ngiye imbere y'Imana numva ibyiringiro by'ejo hazaza. Asifiwe sana. Ko mutikiriza haleluya. No kuba hano ariko uzibibera aha hantu. Se murimo muranyumva? Mujye mwikiriza numve ko muhari. No kuba hano ariko uzibibera hano hantu. No kuririmba ariko uzibiri mu kuririmba. No kubwiriza ariko tuzi imbaraga ziri mu kubwiriza. Tugomba gusenga ariko tuzi biva mu masengesho. Bwana asifiwe sana. Tugomba gukorera Imana ariko tuzi inyungu ziri mu gukorera iki? Imana. Gutanga amaturo utazi inyungu, umumaro wo gutanga amaturo. Se murimo muranyumva? Ni nko guhingira inyuma y'inkweto ukajya uhinga ariko wambaye inkweto ntago bikora neza. Abahinzi barabizi wajya guhinga wambaye inkweto muvandi bisaba gukwetura ukavanamo. Nibwo ubona umubyizi. Noneho ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo Yesu agize gute arabishoboye. Iyo tuvuze ngo Yesu arabishoboye ntugire ngo ni bya bindi abantu bashoboye. Hari ibyo dushoboye, hari ibyo tudashobora. Ndashaka kuvuga ibyo bintu rero bidashoboka mu bantu, bidashoboka mu bahanga, bidashoborwa n'amafaranga, bidakemurwa n'ubwenge wize mu ishuri. Nibyo nshaka kuvuga ko Yesu agize gute abishoboye. Batweretse umugore wari umugongo, batweretse umugore urwaye amazi igihe arwaye. Abapfumu abaganga ngo bagerageza kumuvura, bagerageza n'ibintu bye byose ngo yarabimaze abitangamo ingemu ariko ntiyakira, ahubwo arushaho kuremba, arushaho kurwara. Ariko biravuga ngo yumva ibya Yesu. Kubyumva gusa yumva ibya Yesu arizera. Ni ibiki yumvise ibyo Yesu avuga, yumvise ibyo Yesu akora. Hari uririmbye ngo yengwe inkuru n'impamo ngo ko bamuvuze ngo niko nanjye nageze gute ariko ntabwo ari montage. Yesu ariho, Yesu arakora, Yesu ni karuhura. Nibiza kunkunda ndaza kubabwira ibintu bitanu. Ni byinshi twabona muri Yesu ariko ndababwira ibintu bitanu byihariye utabona ahandi hantu usanga muri Kristo Yesu twicaye imbere. Ibintu bitanu tumukomera amashyi utabona ahandi hantu. Ni ibintu bitanu. Ni byinshi nawe ushobora kuzabona ibindi ariko ndaza kuvuga ibyo bintu bitanu wabona muri Kristo Yesu utabona ahandi hantu. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Bundi igeze mu gice cya 5 bugeze kure. Iyo usomye mu bice bibanza narabibabwiye ubwo nabaganirizaga, iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, usanga Mariko atandukanye n'abandi banditsi. Abandi banditsi bagenda bavuga inkuru za Yesu, bakavuga ibyo Yesu yavuze, bakavuga aho Yesu yagiye, bakavuga aho Yesu yaririye,
bakavuga udushyamba yagiyemo gusengeramo, bagenda bavuga ayo makuru atandukanye. Ariko uyu Mariko ntabwo yahereye ku byo Yesu yavuze, ni yahereye ku ngendo Yesu yakoze, ahubwo yahereye ku byo Yesu yakoze. Mariko yerekana Yesu nk'umukozi, ngo Yesu amwihishurira, yamwihishuriye mu ishusho y'ikimasa, bisobanuye umukozi. Kubera iki? Yaragiye kwandikira Abaroma. Abaroma ntibakunda umuntu ugira amagambo menshi. Abaroma ni abakozi, vuga bike werekana imirimo. Niyo mpamvu muzumva hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo inzira zose, ngo bigenda bite ko mutavuga ntago muri Abanyarwanda di mubahe mu Tanzania muba mu Rwanda, ndashaka tuganira. Niyo mpamvu bantumiye ngo inzira zose zigera hehe? I Roma. Ahantu hose wari buce wari bugera i Roma, bakoze inzira zica mu mazi zo ku butaka, ku buryo ahantu hose wari kuva wari kugera i Roma. Abaroma rero ni abakozi. Abaroma kugira ngo Yesu bamwumve bamwakire, birasaba Yesu w'imirimo, ntibisaba Yesu w'amagambo, ahubwo bisaba Yesu w'umukozi. Ni nayo mpamvu Mariko amwandika ahera ku bitangaza Yesu yakoze. Ntabwo yahereye ku mirimo tonke ku magambo Yesu yavuze, ahubwo yahereye ku bimenyetso n'ibitangaza Yesu yakoze. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Niyo mpamvu ahera ku muntu urwaye ibibembe. Ibibembe ntibikira. Iyo warwaraga ibibembe baguhaga akato. Kureba umubembe kirazira muri Isirayeli, gukora ku mubembe kirazira muri Isirayeli. Umubembe ntagomba kugera mu bantu. Umubembe iyo warwaraga iyi ndwara yakuvanaga mu rungano, muri famiye. Urasanga ababembe bagiraga zone yabo, karitsiye yabo. Ariko ngo uyu mubembe nawe yumvise ibya Yesu. Bibiliya iravuga ngo arizera, arirukanka, aramupfukamira, aramwinginga, aramubwira ati databuja wabishaka wabasha kunkiza. Biravuga ngo Yesu amugirira imbabazi, amukoraho, aramubwira ngo ndabishaka, kira. Muri Yesu harimo imbabazi. Icyo ni icyambere. Muri Yesu ibintu uzabona muri Yesu utabona ahandi hantu. Muri Yesu harimo imbabazi ziri furu, harimo imbabazi zuzuye, harimo imbabazi zitagira inyuro. Uzumva abantu bakubabariye, ariko nukora ikosa bakubwire ngo nanone urongeye. Ariko imbabazi za Yesu nta nyuro zirimo. Yesu afite imbabazi muri we zuzuye, ntazigera gucyurira bakubwire ngo nanone urongeye. Mwana w'umuntu, muri Yesu harimo imbabazi. Ko mutekereza haleluya? Hariho abantu Yesu yagiriye imbabazi ngo batere haleluya. Abo nibo nkeneye bonyine ahangaha, babonye imbabazi muri Yesu. Muri Yesu harimo iki? Harimo imbabazi kandi zuzuye ziri furu. Bibiliya iravuga ngo amugirira iki? Imbabazi. Aramubwira ngo ndabishaka, kira. Akimurambikaho ikiganza mukozeho, Bibiliya iravuga ngo umubiri we umera nk'uruhinja. Asifiwe sana. Arakira. Kumukozaho ikiganza, kumurambikaho ikiganza byari bivuze iki? Byari bivuze ngo agaciro wabuze mu bantu, agaciro iminsi yakwatse, agaciro ibihe byagutwaye, uhuye nanjye Kristo ndakagushubije. Abantu barakunenye, ariko ngewe sinkunenye. Kumukoraho bivuze ngo ni Yesu utanena. Sha Yesu ntanena, nakwambia. Yesu uhamagara indaya. Yesu uhamagara indaya mwitega. Hari indaya ziba zarakuyeho, zashyizeho n'ibyapa. Ureke bamwe bashyizeho nomero, nta bintu by'imikino. Yesu hari nazo ziba zibyemera, zivuga ati twikorera ku giti cyacu, nta mikino. Urumva neza zakuyeho. Ariko izi nazo zihuye na Yesu, ariko data wa twese, Yesu azigirira imbabazi, akazihamagara ati namwe mubona acunguye, namwe murimo. Muri Yesu huzuyemo imbabazi. Ayo mashyi na ya Yesu na yande. Buri gitangaza kiragora. Agaciro abo muvukana batigeze baguha, iyo ugeze muri Kristo ugasangamo Sunday were press holiday. Muri Yesu harimo icyo bita agaciro. Witwaye neza n'ubu muri uyu mugoroba, Yesu yaguha agaciro utazasanga ahandi hantu. Wakwisanga wabaye undi muntu abantu batigeze batekereza, kubera kumugera imbere. Muri Yesu harimo agaciro. Asifiwe. Wikirize haleluya. Tongere twitabe haleluya. Muri Yesu harimo imbabazi. Muri Yesu harimo imbabazi. Niba ari umunyembabazi, natwe tugomba kuba twuzuye imbabazi. Asifiwe. Twikirize haleluya. Amukoraho. Yesu amukoraho, ibibembe birakira.
aranamubwira ati ntubivuge, ariko byararenze umubembe agira gute arabivuga. Gira ngo izo nkuru twaraziganire si cyo nagambiriye, ariko yaranze agira gute arabivuga, kubera ko ibintu Yesu akora ntabwo ari ibintu byatuma winyumanganya. Nakwambia impamvu tugura isenti, tukagura migiseri, tukagura mikrofone, tukagura matara, tukagura izi za kamera, no duba dushingiye ku bintu Yesu yakoze. Uranyumva neza, tuba turi kubyamamaza. Ubu ngubu rero njyewe buriya mfite umushinga, harimo abantu batari babimenye. Ndashaka kugura iki mikoro kimwe cya rasevua, rumwe runini nka rumwe rwo kwa padiri, mujya mwumva uruntu bavuza mihare koja, rumwe ruteretse ku musigiti, rumwe runini rwa mikoro runini nka rutereka ku modoka. Nzagura n'ikimodoka kinini kireme station, kiremo aba DJ, kiremo, urumva neza. Ese ko muteye ibite byanjye, kibazo cyagiro nta no kwizera mpamvu kuvuga ngo shaka urumodoka runini cyane, mfite umushoferi ushinzwe kurutwara, mfite umudije hariya, mfite umukameramani, ngitere nka Nyabugogo, mfite n'icyangombwa kibinyemerera. Nje ndangurura mvuge nti mwese abari hano, abajya mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, uburengera bwaryo, abo mu mujyi wa Kigali bajya, urumva amabwire nti Yesu ni umwami n'umukiza, ni karuhura, muri we harimo imbabazi, muri we birangurure. Urumva neza ko nta bintu by'imikino. Dufite gahunda zo gukora amateleviziyo ku rwego mpuzamahanga, zo ku rwego zimwe zikomeye, tukajya twamamazaho ubutumwa, tukavuga Yesu ukura ku cyavu, tukavuga Yesu uhindura amateka, tukavuga Yesu utanga agaciro, tukavuga Yesu uruhura imfubyi n'abapfakazi nta byiringiro bahura na Yesu, Yesu akababera ibyiringiro, Yesu akababera. Urumva muri Yesu, icya kabiri, muri Yesu harimo amahoro. Muntu kikwereka umuntu wahuye na Yesu, wabonye Yesu, aba afite amahoro yo mu mutima. Komera Yesu amashyi. Umuntu niba mu buzima bwawe uhorana impagarara, nta munsi n'umwe urumva amahoro atemba nk'uruzi, nta Yesu urakira. Ariko niba warakiriye Yesu mu mutima, ugomba kugira amahoro. Ibintu byemeye byananze, uwo muntu wahuye na Yesu agira amahoro. Ari umushomeri agira amahoro, akora agira amahoro, ashonje agira amahoro, yahaze abahari, akunzwe aba yuzuye amahoro, yanzwe aba yuzuye amahoro, akodesha aba afite amahoro, adakodesha aba afite amahoro, yabyaye aba afite amahoro, atabyaye aba afite amahoro, yarize aba afite amahoro, atarize aba afite iki? Amahoro. Niyo mpamvu umuririmbyi yararirimbye ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kuba nkunda gusa, kuba nkundwa n'umwana ndamahoro. Muririmbyi 120 yararirimbye ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo, mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwo mvugira nta mwanzi wamungirukanaho. Data wa twese, Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye agira ngo anyihebeshe, ariko njya ntumbira mu ijuru, njya ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose, yarampongereye ubwo adapfa nanjye si ngipfuye. Ubwo twagiye aririmba igitero, aravuga ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi, ahubwo anyita ukiranutse. Yarancunguye ngo mbuwe niko kunyishingira. Twebwe dufite umwishingizi we, dufite umwishingizi. Bwira umuntu mwegereye ngo dufite umwishingizi. Abari muri Kristo ko mutabibwirana ibi n'ibikirandanye, kandi ndashaka ikindi giterane njya kubwirizamo nabibonye. Ndashaka irindi terano ntarasifiramo ibi bintu ndi kuvuga, byohereze mva abandi bantu bateranye, noherezemo aya magambo. Muri Kristo harimo ubwishingizi, muri Yesu harimo ubuzima, muri Yesu harimo amahoro, ariko tumukomera amashyi. Muri Yesu harimo amahoro. Kikwereka umuntu wahuye na Yesu, wakiriye Yesu, agomba kugira iki? Amahoro. Asifiwe sa. Cya mbere harimo imbabazi, cya kabiri harimo iki? Amahoro. Haleluya. Ko mutikiriza haleluya. Twikirize haleluya. Umuntu wahuye na Yesu agomba kugira iki? Yashonje ahaze, amahoro agomba kuba hari. Iyo karitsiye igomba kuba irimo iki? Amahoro. Uwo mutima ugomba kuba wuzuye amahoro. Ari imfubyi afite ababyeyi, amahoro ntabura mu mutima w'uwo muntu.
asifiwe sana. Twikirize haleluya. So rero ndashaka kubabwira Kristo ho gatoya ari cyo bibatwara se. Imigisha yose Imana igenera abantu yipfunyitse muri Kristo, aho nibiherereye. Amen. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, ni ahandi n'umusenyi. Ahandi hose wajya ni ku musenyi, ariko kuri Kristo ni ku rutare. Petero yandika yaravuze ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe rigenda rirushaho kugira gute gukomera, muzaba mugize neza nimuryitaho. Yandika arandika aravuga ngo haleluya. Nyamara urufatiro rukomera ruracyahagaze rw'Uwiteka, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka ageze gute, azabe. Abari muri Kristo Yesu bariho ikimenyetso cy'amaraso. Dukomera amashyi Yesu. Yesu Kristo afite imbabazi. Yesu Kristo muri we harimo amahoro. Amen. Ko mutekereza haleluya. Cya gatatu, muri Yesu harimo icyo bita urukundo. Urukundo ni muruzi? Nageze ngo mujye kumenya ko mutaruzi. So muri Yesu harimo urukundo ruri fu. Urukundo rwa Yesu ni urukundo bita agape. Urukundo urimo muranyumva, rutagira itangiriro kandi rutagira iherezo. Ni urukundo rushobora kugutera gupfira uwo muntu wakunze. Nirwo rukundo ruri muri Yesu. Muracyanyumva se bavandi? Nirwo rukundo ruri muri Yesu. Uzasanga abantu batubwira turagukunda, I love you so much, nagupenda sana sinyora n'ibindi. Muvise ibintu batubwira ariko je t'aime, je t'aime, bakavuga ibintu biraho ngaho rwose. Mwarabyumvise? Urumva bakatugabira ibiyaga, bakatugabira ukwezi ngo bazadutembereza mu kwezi. Hari uburyo bagenda batubwira ukuntu nyine badukunda. Ntiyabuze umuntu uherutse wenda guterwa imitomu hano mahanga, noneho bakazana n'uturabyo kugira ngo wenda harimo abaziherutse. Ariko nabuze umuntu uvuga uti inshuti yanjye nabwiye urukundo bayikatiye imyaka 8 yo gufunga, noneho kugira ngo ijye muri gereza reka mbariyo ngeyo wa akomeza abe mu buzima busanzwe yidegembye. Kubera ko nigera gute bavandimwe, ndamukunda, imyaka yagafunzwe bamukatiye, reka nje kugira gute, nje kugira gute kuyifunga. Iyo nshuti nanjye nzayumva nanjye iyo nayipfira pe irahari. Ivuga uti ko mbona muhise muhonga mu maso, reka gende ndimo ndiyigisha. Uranyumva neza? Ndimo ndiyigisha rero. Inshuti mubane kubwira ati rwose uri umuntu wo ku mutima, uri umuntu wo kwifishi. Sibyo? Bari kukubamba, noneho kugira ngo ujyeyo reka mbare ngira gute njyayo. Umuntu uzemera kukubambirwa muri iyi duniya atari Kristo, uzamunzanira hatumurebe. Vuga uti none se nabana mujya muvuga n'igisasu nzakimira ku bwawe, nta basore n'abakobwa. Ariko umuntu utakwemera gukubitwa ku bwawe ngo azamira igisasu n'ukuri kw'Imana. Ariko ushaka kuvuga biroroshye n'ukuri kw'Imana. Rero ikintu ushaka kubabwira, muri Yesu harimo urukundo rwemerano rutuma Yesu ajya ku musaraba. Mwanyumvise bavandimwe? Muri Yesu harimo urukundo, murimo muranyumva, rutuma Yesu apfa urupfu wari gupfa nanjye nari gupfa, akavuga ati umva wijya ku musaraba bitewe n'urukundo ngukunda, reka njyeyo wowe utahe. Muri Yesu harimo urukundo. Haleluya. Ko mutekinge wabaremye, abamarayika badutera umugongo, nta waje mu bamarayika. Baza mwisi mubakomeye naboroheje, habura numwe nabo ngo bagitera umugongo mwisi, baravuga bati nta wajyayo. Marayika aravuga ati mwikuzimu, itangazo ryageze ni kuzimu. Ikuzimu ninde wajya gucungura umwana w'umuntu? Naho habura numwe. Reba ikuzimu iyo nta muzimu bayo. Ubwo byari bivuze ngo umuzimu wavumwe agacibwa mu ijuru niyemera iriya mibabaro, niyemera kujya gucungura umwana w'umuntu, agaterwa imisumari ya 15 mu biganza no mu birenge, agaterwa rya cumu ryo mu rubavu rimwe rihinguranye ku mutima, akambarira akamba ry'amaho, akambika urubindo, narwo rwa rubindo baruvanyeho, akajya ku musaraba w'isoni, akemera akajya ku musaraba kabambwa.
ubwo uwo nguwo arahabwa agaciro, arahabwa izina risumba ayandi mazina ab'iburyo bw'Imana. Ikuzimu naho igitabo kigezeyo, marayika atangaje ikuzimu habura n'umwe. Yohana ngo ararira, ababazwa n'ukuntu habuze n'umwe wacunga umwana w'umuntu, ngo ararira cyane, ararira. Ariko ngo mu gihe ari kurira yumva marayika aramubwiye ngo wirira Yohana, intare yo mu muryango wa Yuda yishyitse cya Dawidi arahagurutse, amennye bya bimenyetso 7 bifatanyishije cya gitabo. Haleluya. Ngo yari yicaye hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 n'inyenyeri 7, ngo yari afite imyuka 7 mu kuboko kw'iburyo, ava mu cyubahiro cye, ava mu bwiza bwe arabusiga, ngo yemera kuza aravuga ngo yego data ndaje niyemeje gucungura umwana w'umuntu. Ibizima byari byananiwe, abakuru n'abaserafu n'abakerubi bari bananiwe, mwisi bari bananiwe, ikuzimu bari bananiwe, ahantu hose habuze n'umwe. Ariko Yesu aravuga ngo ndaje, yemera kubumbura cya gitabo. Bivuze ngo imibabaro yose ndayemeye, ariko umwana w'umuntu yongera agira agaciro. Yesu arabishoboye. Reka mbabwire ukuntu Yesu abishoboye, munyumve neza. Satani yadutandukanyije n'Imana, ibyo mpora mbibabwira. Yadutandukanyije n'Imana muri Edeni. Ubundi Imana yaremye umuntu ngo abeho, ntiyaremye umuntu ngo apfe. Muri Edeni, no mu muranyumva neza, muri Edeni bwari ubuzima buzima. Ni ingobyi Imana yashyizemo umuntu, yaririmo imbuto furuwi z'amoko yose. Ubundi ibi bintu tugenda tuvumbura byo kurya, ni ibintu tugenda tuvumbura nyine kubera umuruho n'icyaha. Kwari ukurya imbuto mu gitondo, kwari ukurya imbuto saa sita, kwari ukurya imbuto nijoro. Furuwi. Iyo mvuga imbuto rero ubona ko ari nk'igifaransa cyangwa icyongereza, ndi kuvuga hano mu rusengero. Mushumba aba bantu ubaha imbuto, ku minsi mikuru barya imbuto, kurabona yuko harimo batazi imbuto cyari cyo. Furuwi, mandarine, murazizi we, bite byanye ariko mubatangira komande hara kwaba mushumba ngo bazane imbuto murye bajya bakora anniversaire. Noneho hari ku izo za pome, izo za wata, ko mutavuga imbuto rero ikibazo rero nta nubwo baza amakoya. Hari izo za pome, za mandarine, izindi muzi nizihe? Watermelon. Ari umugabo tubana yabonye watermelon, ngo ariko ngo ibi bihaza bitukura ngo byera hehe wo mu majyaruguru, abyita ngo ni bihaza. Watermelon, abonye watermelon, ati bihaza byera hehe murya ari bibisi? Urumva n'ubwa mbere yakibonye. N'urumva neza ko ari ukurya imbuto, kurya fruwi. Uranyumva neza, utuneke twiza, bintu nk'ibyo ngibyo nyine, amaronji, imyembe, ibintu nk'ibyo nyine, kandi byabaga bihiye neza. Uranyumva, ibi byose ubona ngo wariye amateke, ngo ibijumba, ibyo ni ibintu mugenda muvumburana. Ibyo by'amateke se, ibintu urya ukabira byunzwe, uwo muruho wari waza mwese? Wabonye ibintu urya waguze amafaranga yawe ukajya no kubira byunzwe, wabiguze amafaranga yawe ukagira ngo urimo uratongana. Hari ibiryo urya ukagira ngo uri mu ntambara, abaye ukavuga se aho buru uyuburana ariko amafaranga yawe ndugu yawe ntabwo byabaga. N'abantu bagufi babagaho. Reka abantu ba kera babaga ari barebare, abantu ba kera babaga bakomera, bamaraga imyaka ibihumbi n'ibihumbi nta gusaza. None ubu umuntu aragira imyaka 10 n'inga, ukabona yameza amabere, ukabona iminkanyari yaje, imvi ziraza, kubera izi nkoko ziponde zimugenda mwirohamo, murasanga mwasaza imyaka 10. Nakwambia haranyuma haje hikoranamuhanga kubitura bigakora igihe gito kubera inzara, tukabikubita umutima mu cyumweru kimwe ugasanga nkoko irakuza ukagira ngo amaze umwaka, n'amagufwa murayahekenya, murapfuye. Nakwambia marashize. Uranyumva, icyaha cyaraje cyangiza isi n'umuntu. Ubutaka buravumwa, umuntu ahabwa umuvumo, umuntu ahabwa akato, umuntu akubwa mu ngobyi ya Edeni. Imana ishyiraho umumarayika w'umukerubi ngo ufite inkota yaka umuriro, ikebera mu giyombi, ngo kubera ko umuntu ngo ni hatara. Bana bavuga ati umuntu usoromye ku giti kimenyesha ikibi n'ikiza yarya no ku giti cy'ubugingo akarama igihe kirekire. Shyiraho umusekirite, iyo muntu ni danger. Hari igihe mujya muvuga ngo abantu batunaniye, abantu bananiye Imana, ubwo niwe uzabashobora. Sawa. Philosophers baravuga ati impamvu Yesu atazongera gukandagira ku butaka ngo ni ibintu mwamukoreye akirino, ngo niyo mpamvu ngo ubutaka ngo abiduniya yarababonye ngo ngo azahagarara ku kirere, hamagara ati abanjye munyitabe, n'ababonye abatuyeho ngaho n'abagome, muvuye ngo ahagarare ku kirere ntiyongere gukandagira ku butaka bwa mwene muntu.
Philosophers nuko bavuga ngo niyo mpamvu bazahagarara ku kirere ngo nibyo bamukoreye no ngo baramubamba mu kubita imisumari ngo ntago yagaruka gutaka bw'abana b'abantu. Philosophers n'abagome ariko hose ni mukwe se muri mu muranyumva neza twikirize haleluya ni hose ni mukwe. Satani yadutandukanyije n'Imana agira ngo nituzongera kugirana ubusabane n'Imana. Amarembo aduhuza n'Imana yagira burokara yafunga. Ariko abahanuzi bahanuye iby'umucunguzi abitwa ba Yesaya n'abahanuzi bato baramuhanuye n'abahanuzi bakuru ba Yeremiya baramuhanuye benshi baramuhanura kuko inzira zose ziduhuza n'Imana guhura n'Imana byari byagoranye bikomeye kubera icyaha. Umuntu amaze gucumura Imana imwirukanye muri Eden guhura n'Imana byari bigoranye. Kwari ugutamba ibitambo kandi kwari kohereza abatamba kandi bakajyayo rimwe mu mwaka ntabwo ari buri munsi. Rimwe mu mwaka wasambanye wakoze icyaha runaka no gutuma inuma y'intungura cyangwa amafu ya yefa n'amafu ahenze sibyo wakoze icyaha reka tugutuma inuma y'intungura ntabwo ari inuma mworora ni inuma iboneka mu ishyamba rya Nyungwe aho bita mu kibira ibona isi kwirukanka kandi amategeko y'ibitambo avuga yuko igitambo nukizana kizana ari kizima. Ubwo bivuze ngo iyo numa urayizana ari nzima itavuyeho n'akababa na kamwe urayizana ari nzima uyishyira umutambyi hari ajya kugutambira ibitambo hari imbere y'Imana. Inuma ari nzima nta baba ryapfutseho. Ngaho ni murebe mama Debora ubwo ari kwivudukana ni muhise mwese nk'abareye iyo filime yakoze ikosa yacumuye ku Mana ubwo tumutumye inuma y'intungura mama Debora urayizana ari nzima igihumeka nta kababa kavuyeho itapfutse baba akirirwa yirukankana mu gitondo. Byari ibintu bigoranye kugira ngo utazongera gukora icyaha wabiri cyunzwe wamara iminsi warabuze iyo numa ukavuga ati nkazongera gukora icyaha ko byari ibintu bigoranye ntabwo byari ibintu byoroshye. Guhura n'Imana byari ibintu bigoranye. Satani yanyuze muri Eva uriya mugore baracumura basara ku giti kimenyesha ikibi n'ikiza agira ngo arabirangije anyura mu giti cy'imbuto agira ngo arabirangije afungisha kode yitwa icyaha. Niyo kode yafungishije amarembo aduhuza n'Imana. Aravuga ati ntabwo umuntu azongera kuvugana n'Imana ntazongera kugirana ubusabane n'Imana. Yafungishije ibintu bitatu kugira ngo tuzongera kwicara ahantu nk'aho. Ariko reka mbabwira abakunzi b'Imana bakunzi b'umusaraba kuva isi n'ijuru byabaho ntabwo Satani yari yamenye umubare w'ibanga Imana ikirisha abayizera password mode pass Imana ikirisha abantu Satani ntabwo arayivumbura. Niyo mpamvu uriho niyo mpamvu ndiho nuko umubare w'ibanga w'Imana Satani atari yawuvumbura. Asifiwe sana abizera Yesu mutere haleluya. umubare w'ibanga Imana ikirisha abantu ntabwo Satani yari yawuvumbura. Ntabwo yari yamenya umubare w'ibanga Imana ikirisha abantu mode pass y'Imana password y'Imana ntabwo Satani yari yayivumbura. Satani yanyuze mu mugore witwa Eva. Imana nayica mu mugore witwa Mariya. Ubwo ni kimwe aho umwanzi yanyuze ni Imana yanyuze ikemura ikibazo. Satani yanyuze mu giti cy'imbuto muri Eden. Imana ije kudusubiza muri systeme nayica ku giti ku musaraba igorogota aho Yesu yarabambwe. Yaravuze ngo byose birarangiye. Umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri kugira ngo buri muntu wese yemererwe kwinjira ahera. Aravuga ngo byose birarangiye. Mwese abarushye n'abaremereye muze musange ndabaruhura. Tumukomera amashyi kuko ni umugwaneza noroheje mu mutima. Satani yafungishije kode yitwa icyaha. Imana ijya kudusubiza muri yo ifunguza password yitwa gakiza. Yesu niwe mubare w'ibanga Imana ikirisha abantu ikiremwa muntu. Yesu niwe password Imana ikoresha ikiza abantu. Tumukomera amashyi ni Yesu. Tumukomera amashyi Kristo haleluya. Niwe mucunguzi niwe muhuza w'abantu n'iki ni Imana. Asifiwe twikirize haleluya. Iyo usomye Bibiliya usanga Bibiliya bagiye bamuhanura no mwitangirira usangamo hari uburyo yiyerekanye. Urasanga Burahima avuye ku rugamba avuye gutabara mwene se wawe witwa Loti yazaniye amaturo kimwe mu 10 Melkisedeki uriya mutambyi w'Isaremu utagira se utagira nyina n'Abaheburayo baramuvuga utabyara utagira itangira utagira iherezo. Buriya ni Kristo
uriya ni Kristo, niwe yarashyiriye amaturo. Amen. Aburahimu agiye gutamba Isaka ku musozi, muri buka intama yameze amahembe. Ko mutekereza torero, urya mwana w'intama, irya ntama yameze amahembe hari ku musozi, byari bisobanuye Kristo. Niwe yagombaga gutambwa, hanyuma umwana w'umuntu Isaka agataha, intama bakayitamba. Byari bisobanuye Kristo. Irya ntama yapresentaga Kristo, Isaka yapresentaga abana. Asifiwe sana. Ko mutekereza haleluya, haleluya. Okay, muri Yesu ndashaka kuza kubabwira, namaze kuvuga ibintu bigera muri bingahe? Muri bitatu. Tugeze ku kintu cyitwa urukundo. Siwo twari tugeze? Ni ibintu bitanu nababwiye. Hanyuma iyo usomye igitabo cyo kubara usangamo nanone kandi n'abapfumu baramubonye Kristo. Umupfumu Baramu ngo yaje kuvuma Abisirayeli, baracya mubwiye ati bavume, numvise ubwo bwoko numva bunteye ubwoba, bumvumira ubaho umuvumo. Kumbi hari yabavanye mu Egiputa, hari yabavanye mu buretwa, iracyari muri ubwo bwoko. Kuntu uza kudutara ngo connection izakora neza, aravuga ati reka magarare ku rutare. Ahagaze ku rutare, rezo network zirakora, ngo ahita abona, ngo abona bwa bwoko mu kibaya mu wabo, abona ntiburi bwonyine, ahubwo muri bwa bwoko habunzemo intare y'ingore. Ngo niko yabibonye, abonamo intare y'ingore ibunze muri ubwo bwoko muri Isirayeli. Aravuga ati ndapfuye, mbonye muri bwa bwoko harimo intare y'ingore. Rero kibi cy'Imana no mwisa amahoro abo mubo yishimira, urya ni Kristo. Byari bivuze ngo abera hose icyarimwe, yaba uruhinja mu muvure, yaba inyenyeri, yaba udirije ingabo zo mu ijuru. Ngo yari kudirije ati mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mwisa amahoro abe mubo yishimira, uwo ni Kristo. Baramu ngo akomeje kwitegereza, abona muri bwa bwoko iburimo ngo ifite amaboko ameze nk'ay'imbogo. Asifiwe. Twikiriza cyane haleluya. Kristo mbere na mbere. Amen. Guhereye kera umwanditsi w'imigani navuze ngo yari umukozi w'umuhanga, yitwaga Bwenge. Tumukomera amashyi mu migani. Yitwaga Bwenge, niko yitwaga. Asifiwe sana. Twikirize haleluya. Abitwa ba Maraki 3:20, Maraki nawe yaramuhanuye. Maraki yaramuvuze, yaravuze ngo Imana yavugiye muri Maraki, navuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza munsi y'amababa yaryo. Izuba ryo gukiranuka ni Kristo. Tumukomera amashyi Maraki. Maraki Imana imuvugiramo, iravuga ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza munsi y'amababa yaryo. Muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, nk'inyana zo mu ruhongore. Kristo baramuhanuye. Bitwa ba Yeremiya bamwise Shami, bavuga ko ishami rizimbuka, bamwita Shami. Amen. Witwa Yesayi 9 yaramuhanuye mbere y'imyaka 700. Yarahanura avuga ngo dore umwara azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, azitwa Emmanuel, Imana mu bantu bayo, azitwa data wa twese. Haleluya. Umwami w'amahoro, data wa twese. Aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Aravuga ngo uwazitwa umujyanama. Aramubona mbere y'imyaka 700. Ageze mu gice cya 35 umurongo w'8, aravuga ngo kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka, nta biteye ubwoba bizaba muri iyo nzira, nta nyamaswa z'inkazi zizaba muri iyo nzira. Aravuga ngo iyo nzira izaba y'abandi, iyo nzira izaba y'abacunguwe n'Uwiteka. Aravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba iyo nzira. Yohana yandika muri 14 ku murongo wa 6 ubutumwa bwiza, Yesu aje yaravuze ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data. Komera Yesu amashyi ubwo naje mvuge bya bindi byari bisigaye. Muri Yesu tubona mu rukundo ubwo rwatumye ajya ku musaraba. Twikirize haleluya. Ko mutitaba haleluya. Muri Yesu tubonamo iki? Urukundo rushobora gutuma tugira ku musaraba akadupfira. Muri Yesu harimo iki? Harimo urukundo. Kandi urukundo rwa Yesu ntirubanura ku butoni, ntirureba akarere. Warize Yesu aguha urukundo, utarize Yesu aguha urukundo, uri imfubyi aguha urukundo, yego ufite ababyeyi akira urukundo, uri umupfakazi akira urukundo muri Yesu, ufite umugabo akira urukundo.
Haleluya. Ariko ndikamabaza Yesu mumufata ariko Yesu mumufata nkane inshuti yanjye. Yesu tumufata nk'umukunzi wa bugufi, inshuti yacu ya bugufi, inshuti yanjye. Buriya se oya tujye tuvugisha ukuri. Njye mbivuga inshuti yanjye, njye mbivuga. Ninde inshuti yawe muzinjirana mu rupfu? Ariko umuririmbyi yararimbira avuga ngo no mwipfa ryanjye iryo zina bizagenda bite? Bizampumuriza. Yesu no mu rupfu ujya kumva akakubwira ati naha mu rupfu turi kumwe, humura narugize irembo, humura narugize iki irembo. No mu rupfu Kristo twinjiranamo, no mu rupfu. Asifiwe. Twongere twitabe cyane. Haleluya. Yesu niwe zina rihebuje. Amen. Niwe zina ushobora kubwira umuntu wihebye akongera akagira ibyiringiro byo kubaho. Asifiwe sana. Twikirize. Haleluya. Yesu yaducunguje amaraso, yatuguze ubuzima. Manishimwe. Muririmbyi w'150 aravuze ngo nishimiye ko data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe. Amen. Mu byiza Imana yavuze byose nta kiruta iki ko Yesu yageze gute, ko Yesu ankunda. Tumukomera amashyi. Nta nikiriho cye, nta nikiriho, nta nikizabaho. Muri Yesu huzuyemo urukundo. Icyo ni icya gatatu. Amen. Yesu ugusanga urwaye amavunja n'inda, uri umushumba w'intama n'ingurube, akakubwira ati yizire sha. Kandi hari umuntu wasura mwene wanyu ntakuraze kuri matora ye, ashingiye ku isura kubonana n'ibihera kubona makakuraza mu gikoni kandi hari inzu nini. Ariko inshuti yacu bugufi yitwa Yesu arakwakira akaguha ikaze yo mu mutima, akavuga ngo ngwino mwana wanjye, ukuri kose uri umwana wa Aburahimu, nawe ngomba kugucungura. Atitaye. Reka mabwire bavandimwe, iyo abantu bajya kuduha akazi bakubaza CV, aho waba ugiye kwa kazi hose uradepoza, bakubaza uburambe ufite ku kazi, bakubaza ibyo wize, bakubaza igihe umaze ukora ku kazi. Aho wajya kudepoza, haba mu kiganga, haba mu bwigisha, mu barimu, haba mu bukarani. Ubukarani nabwo barabwiga, kuko ari umuntu wakikorera ibiro senkana agahita ahamagara mama we iriye wikoreza 150 ugashyiraho ibindi, ukabona umuntu yabaye ikinya, yabaye buye, ibyo arabimenya. Urumva ahantu hose rero bakubaza uburambe CV yawe. Yesu kwakira akakwangaje akaguha akazi, nta CV akubajije. Atakubajije ngo wize hehe, wigiye ku birenge byande, ufite diplome AD cyangwa se lisansi, akakwakira ukuri, akakubwira ati ibindi bizagenda mbishyira ku murongo gake gake. Uwo mwami ntakwiriye amashyi, ntakwiriye impundu. Uwo mwami wamunganya nande, uwo mwami wamugereranya nande. Asifiwe. Muri Yesu harimo urukundo, urukundo rwuzuye ruri furu. Amen. Twikirize. Haleluya. Twongere twitabe. Haleluya. Muri Yesu harimo urukundo rwuzuye ruri furu. Ikindi, muri Yesu harimo ubugingo. Ubugingo bisobanuye kubaho kudapfa. Yesu yaraje aravuga ngo umuntu unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Tumukomera amashyi. Hanyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ugomba kwizera umuzuko w'abapfuye, ukavuga ngo na nyuma y'urupfu tuzongera tubeho, ubudapfa, ubudasaza. Amen. Twikirize. Haleluya. Ubugingo Satani yabutwariye muri Edeni kubaho, azana urupfu. Ariko Imana izana kubaho ibinyujije muri Kristo. Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri yazanye ubugingo. Tumukomera amashyi Yesu. Hari urupfu turarwemera ko tuzapfa, ariko hanyuma yo gupfa hari ubundi buzima. Icyo cyandika ku bwonko ko muri Yesu harimo ubugingo. Umuntu ufite uwo mwana afite na se, afite ubugingo. Imana ihimbazo. Muri Yesu harimo inzira ducamo tujya kwa Mana. Ahantu hose uzaca utanyuze muri Yesu uzaba uciye Sasenike.
niba ugera ku Mana byoroshye nyura ku mwana uragera kuri se murimo muranyumva nshuti zanjye? Amen. Ko mutekereza haleluya? Iyo ushaka kurya iby'urugo uba inshuti n'umugore w'urwo rugo cyangwa n'umwana waho, byoroshye kuzarya ibyaha. Iyo nzira niba utarayinyuzemo waciye sase nikanyura mu nzira nyabagendwa, subirayo usubire mu nzira nzima. Niba ushaka kurya iby'urugo utari inshuti na nyir'urugo utari kugira ngo urye iby'urugo inshuti n'umwana w'urwo rugo, inshuti n'umugore wo mu rugo. Mama ntuza niba kwemera biroroshye ko bazagutumira muri fete, muri anniversaire cyangwa muri yubiri imyaka 50 urye ku nyama y'umutse hari, ariko niba mutaziranye banazatumira abandi akunyureho. Inshuti n'umwana komera Imana amashyi icyo mvuga, ariko banziza inyigisho hari yose abantu niba ushaka kurya iby'Imana bishuti na Kristo ko mutitaba haleluya. Yesu yaravuze ngo data sisaba ngo bavane ino ahubwo barinde umubi. Asenga isengesho tubarinde umubi, ko nabizi ino begeranye n'umubi. Hari umugabo twasenganaga ibigeragezo cyangwa ko ibigeragezo byabaye byinshi, namenyaga isengesho ry'iyo naryumvaga neza amatwi amasengesho, namenyaga ko ibintu byakase kwaje abatiste. Nijoro wajya kumva ngo ariko ma ngo ayayaya arabantu babazi gusenga ngo bishyano ryarakunaniye ngo ryohereze no kweri, ngo ishyano rikunanira uri Imana wohereze Satani mu isi, koko nawe ishyano ryakunaniye urizana no koko. Humva nijoro saa sita y'ijoro humva Jean Baptiste aravuga ati ya papa batari komana ati ishyano ryakunaniye ubwo rikunaniye iwawe mu ijuru uryohereza no muri quartier y'abantu urumva koko. Akavuga ati nkaho twari dufite umutsi twari dukomeye ikintu cyananiye Imana sha duturane koko kibe hafi yacu tube tugihumeka. Ati rishyano wa Mana we abaga ni so bavane Yesu yabaye ino azi bibera ino ubwo yageragejwe. Hari ubusitani bwa Emmanuel ari kurimbisha arabutunganya akabona ntiburuzura, akongera agashyiraho indabyo agashyiraho utubuye tubengerana, akongera akabudekora avuga ati vumiriya ntiyava muri ya miruho yo kuvumiriya yo mu iduniya ngo ase n'ahanga hasanga hadakeye, akongera agasenya bakongera bakaharimbisha. Ubusitani bwa Emmanuel hazabera iki? Tuzaharira icyo bita mana make. Ubutabazi bwacu buva iriya. Iyo byadukomereye duhamagara iriya, iyo byatuyobeye ni hariya duhamagara, iyo byaducanze duhamagara hariya, menerevare zabuze duhamagara hariya. Iyo ku Mana Dawidi yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku misozi nkabona nagutabarwa, nareba mu bakomeye nkabona nagutabarwa, ariko nayuburira ku Uwiteka waremye ijuru n'isi nkabona gutabarwa kwanjye niho guturuka. Yandika Zaburi yaravuze ngo Imana irinda Abisirayeli ntigisinzira ntigihunikira, ihora iri maso ibarinda mu majya no mu maza. Asandreshe tuzamura Imana icyubahiro. Tuvuze gukora kuri Yesu tuvuze iki? Ni ukugera imbere y'Umwami akaguha icyo ukeneye, ukamubwira ibyo ukeneye akakubera igisubizo. Asifiwe. Ni ukugurana ukamuhereza uburwayi akaguhereza ubuzima, ukamuhereza agahinda akaguhereza indirimbo, ukamuhereza ubushomeri akaguhereza akazi, ukamuhereza ubugumba akaguhereza umwana, ukamuhereza igisuzuguriro akaguhereza icyubahiro, ukamuhereza ukamuhereza amarira akaguhereza indirimbo ugatahana indirimbo. Haleluya. Twikirize haleluya. Ibiganza byawe bikore ku Mwami muri uyu mwaka, ibiganza byawe bikore ku Mwami muri aya materaniro. Ababyakiriye batere haleluya y'imbaraga. Sepire forema ndiko ubuzima bwawe buhure n'ubwa Yesu, imibereho yawe ihure n'iya Yesu. Kuko waje ahangaha ntabwo ari kugomba gutaha, ugomba gutahana ikimenyetso cyerekana yuko amaboko yawe yahuye n'ayo Mwami, ibiganza byawe byahuye n'ibyo Mwami. Ugomba kuvana igihamya hano imbere y'Imana kigaragaza ubu Yesu.
niba nta kintu kigaragaza ubu Yesu mu buzima bwawe ufite, ntabwo urahura na Yesu. Ndagusabiye ngo uyu munsi uhure na Yesu. Ndagusabiye ngo uyu munsi ukore kuri Yesu. Ndagusabiye ngo uyu munsi epiniweya wiyumvemo ko hari ikikubayeho, we ubyiyumvemo ko hari ikintu kikubayeho, na Yesu abyiyumvemo ko hari imbaraga imuvuyemo. Yo Yesu akoze abyiyumvamo, yo Yesu akoze abyiyumvamo. Niyo hari abantu babaye imbere ye neza, arabimenya akavuga ati hari abantu bafite gahunda baje, ariko abantu bafite gahunda bateye haleluya. Hari abantu bafite gahunda, hari abagabo bafite gahunda, hari abasore bafite gahunda, hari abakobwa bafite gahunda, hari ababyeyi bafite gahunda, hari abaririmbyi bafite gahunda, hari abanyamasengesho bafite gahunda. Ndabyumva hari abantu bafite gahunda. Yefo menita aviyori tegeko aca muri sasenike, aravuga ati n'ubundi si urwo pfuye narwo ni rubi, nta mpamvu yo kuguma aha. Bibiri avuga ngo ava aho yarari acomokokayo. Hari abantu benshi bashaka Yesu. Bibiri avuze ngo uyu mugore ukwizera yari afite dore uko guteye, ni ukwizera guhesha ubuzima, ni ukwizera guhesha kubaho, ni ukwizera gufata ibyari bimeze nk'ibipfuye kugahita kubizura. Umugore avuga ati shingiye ku mbaraga numva muri uyu mugabo, niba akanwa ke karimo imbaraga, niba amaboko yarimo imbaraga, niba ibirenge bye birimo imbaraga, abasha kugendera hejuru y'inyanja nta bwato akeneye, nta basara akeneye, uyu mugabo afite imbaraga zikomeye. Niba amaso ye abasha kureba n'umuntu urwaye abadayimoni, dayimoni zikavuza induru zikamusohokamo, uyu mugabo afite imbaraga zikomeye. Buriya imbaraga ziri muri Yesu ziri no mu myenda ye, imbaraga ziri muri Yesu ziri no mu ikanzu ye. Ngo umugore akurura kwizera, aravuga ati si ngombwa ko duhuza amaso, si ngombwa ko mbaza uko nafashwe, si ngombwa ko mbaza aho nivurije, shingiye ku mbaraga mwumvamo. Ninjira amahirwe nkakora ku mwenda, ku musozo w'umwenda gusa nkamukoraho gusa, ndabizi icyago cyanjye iyi ndwarira umva irakira uko byagenda kose. Ninjira amahirwe nkamukoraho pe, ndakira ubuzima. Hari abantu bafite kwizera, aravuga ati ni ukumukoraho gusa, si ngombwa ko duhuza amaso. Igitangaza kiba kirabaye. Haleluya. Kandi uyu mugabo ngo yari kujya kwa Yayiro, musoma Bibiliya, hari umutware wari umuhamagaye, wari ufite ikibazo cy'umwana, ariko haza undi muntu sasa wafatiyeho. Urumva hari igihe umuntu agira ikigeragezo kikagenda kigira maraka, gihindurana n'amazina, inyito ikagenda ihinduka. Umugore yatangiye ava, birenga kuva biba isoko, birenga kuba isoko biba icyago. Ayo ni amagarade, se murimo murabyumva? Ni amagarade y'ikigeragezo. Ariko umugore aravuga ngo reka nkore ku ikanzu ye, buriya harimo imbaraga za mu buzima. Haleluya. Nubwo abaganga bari ibyanjye n'abapfumu bigashiraho kugira ngo nkire nkaremba, ariko imbaraga numva muri uwo mugabo ko bagenda bamuvuga, ndi kumva ndi bwakira ubuzima byanga byakora. Bibiri iravuze ngo aca mu bantu arabyigana. Kubyigana urabyumva neza, mujye mwumva kubyigana icyo ari cyo. Umugore ubyigana n'abagabo nabwo nagashya. Ngo arabyigana aca mu bantu akora ku musozo w'umwenda wa Kristo, Tata wa twese. Imbaraga ziva muri Yesu zijya mu mwenda we, ziva mu mwenda we zicomeka mu mugore, zicomeza mu mugore zisohora icyago, zisigamo ubuzima. Ngo umugore yiyumvamo yuko icyago cye gikize, indwara ikize, icyago cye gikize. Ngo abyiyumvamo yuko abaye muzima, yumvamo ko ari imbaraga imuvuyemo. Arakebuka abaza Petero na Yohana ati ni ibiki bibaye ninde unkoze uko numvise imbaraga imvuyemo? Baramubwira ati barakubyize, baragusunitse n'umubyigano w'abantu. Yesu aravuga ati nzi gutandukanya unsunitse n'unkozeho. Hari umuntu ufite gahunda muri iri terane, muri iki giterane hari umuntu waje ufite gahunda. Numvise hari umuntu unkozeho, hari umugore unkozeho, hari umubyeyi unkozeho, hari umusore unkozeho, hari umukobwa unkozeho, hari umugabo unkozeho, hari umuririmbyi unkozeho. Nabyumvise, numvise hari ikibaye, numvise hari ikibaye muri quartier,
muri iyi karitsiye ndumva hari ikintu kibaye ndabyumvise. Baragusunitse, ntabwo ari unsunitse, nunkozeho. Yesu ahuza amaso na wa mugore ngo ahita apfukama imbere, yaramubwira ngo databuja ni njyewe, ni njyewe. Nari narivuje ahantu hose byaranze, abapfumu abadogiteri bariye ibintu byanjye byose birashira, aho kugira ngo ngire ndushaho kuremba, ndushaho kurwara. Ariko numvise amakuru yawe, numva kuri umukiza. Murya weekend ryari Yesu arabizi ko mutagize umwanya wo kujya ku kibuye, ku gisenge, ku mazi, gushyira ibirenge mu mucanga ngo murye isi, kuko ntabwo muri ab'isi. Uranyumva neza? Ab'isi bazi kuyirya, bakambara udukabutura, bakambara n'utugofero two kurya ubuzima. Abo barabizi kurya isi yo ni ya mwene muntu. Philosophers uko bavuga ngo niyo mpamvu bazahagarara ku kirere, ngo nibyo bamukoreye no ngo baramubamba mu kubita imisumari, ngo ntabwo yagaruka gutaka bw'abana b'abantu. Philosophers n'abagome, kandi byabaga bihiye neza. Uranyumva? Ibi byose ubona ngo wariye amateke, ngo ibijumba, ibyo ni ibintu mugenda muvumburana. Ibyo by'amateke se, ibintu urya ukabiri byunzwe, uwo muruhu wari waza mwisi? Habonye ibintu urya waguze amafaranga yawe ukajya no kubiri byunzwe, wabiguze amafaranga yawe ukagira ngo uri muratongana. Hari ibiryo urya ukagira ngo uri mu ntambara, ukavuga se abo